y'u Rwanda turi ku rukiko hano Kicukiro mu Kagarama ahagiye kuburanira Kazungu aho bari mu musomere none ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 ageze hano atinze dore ko ari hageze ku isazi saa 9 akabaye saa 10:17 giye kuganira n'uyu mukobwa uri hano baje mubona kenshi tumuganiriza no mukobwa y'umukobwa yarafitanye ubukwe na Kazungu amubeshye ko bazakorana ubukwe ariko nyuma biza kurangira batandukanye bitewe n'amafaranga 200 amusabye akabibura yitwa Serine Seri bite Yego nagari byiza. Umeze neza? Yego ameze nabi. Yego. Kazungu agijejwe hano mbona nawe uri ku ikiniga kiragufashe. Umubonye gute Kazungu? Kazungu ngiye aranunguye cyane. Yego. Kazungu aranunguye cyane. Yego. Seri wajano ku rukiko uje kumva isomwa rya Kazungu mwari mufitanye ubukwe Kazungu mubonye gute Kazungu aranunguye cyane yego gute mbonye nta kintu bimubwiye ibyo yakoze yego dukora n'ikiganiro bwa mbere watubwiye ko Kazungu kimukunda ndetse n'uyu munsi aramutse agarutse akagusaba ko mwabana ariko uravuga ngo ariko ngo nyuma yo kumva ko hari abantu yishinga bari abakobwa bagenzi banje ngo biragoye cyane kuba nabyemera gusa ashobora kubyemera uyu munsi bihagaze gute uracyabihagazeho oya ngiye nago navuze ko mukunda urukundo rwa Kristo rwo muri Kristo nago navuze ko mukunda urukundo ku buryo agarutse twabana oya nago bishoboka yego Kazungu ni umuntu mubi Kazungu si inyamaswa sinavuga ngo ni umugome nago nzi ikintu cyari cyo nanjye nago mbizi ntabwo mbizi byangora kubivuga ngo se inyamaswa ntabwo irya ngenzi yayo ariko kumva umuntu muzima ngo yariye umuntu bahuje amaraso basangiye amaraso birababaje cyane. Hanyuma Seri wenda benshi ni ikintu cyatunga abantu cyangwa se benshi bakibaza ati mwarakundanye ariko se nkawe wajya kujya kumusura ati ko yicaga abantu ni gute kutigeze ubona ibimenyetso na bikeya byagaragaza ko akora bire bikorwa by'ubunyamaswa njyene twahuriraga ahantu ariko kumusura namusuye rimwe nago nasubiyeyo kuko impamvu nabibonye wenda yo njye ukabiri cya gatatu nari kubibona ariko nagiyeyo rimwe kandi iryo rimwe gusa ryari hagije ngo Imana icira inzira yo kuba nyiriho uyu munsi kuba turi kuganira ndakeka iryo rimwe yo najyayo wenda nkajyayo undi munsi n'uyu munsi nekereza kwenda njye aba yarahereyeho kubera ko nge twamenyanye umwaka ushize mu kwezi kwa 7 2022 yego nababwiye ukuntu yambeshye ubukwe nge yambeshye ubukwe ngamubaza ko mbona tutari kuri level imwe tutari kubera iki ngewe ku Kigali hari abakobwa b'ikimero beza kubera iki ngewe akambwira ati nge nabaye mu buzima bubi nago nshobora gushaka umukobwa w'Ikigali abakobwa w'Ikigali baba bashaka kuryoshya buri munsi buri weekend kandi ibyo nago byazatuma urugo ruteye imbere yego akambwira ngo ashaka umwana uzubuzima uzubuzima utazamugora yego ngiye niyo turufu yakoreshaga kugira ngo angereho andangize. Hanyuma Seri abenshi ndabona n'abari inyuma yawe bari gushidikanya ate se uyu mukobwa ntabeshya ariko nekereza ko umuntu atabeshya mu bintu nk'ibi kuko birimo amategeko umuntu abeshye ni ikintu yafungirwa ni cye kintu wabwira abantu babifata nko gutwika cyangwa se batari kwiyumvisha ko Kazungu mwari mufitanye ubukwe bo bari kubifata nka bya bindi bya social media byateye bita gutwika oya nago ari ugutwika uri kumva niba umuntu niba ngiye wenda narabonye ko yafashwe ndi mu majyepfo ntago byankura mu majyepfo Kamonyi ngo nze inahari ndi gutwika kandi ikindi nanone ndakeka nta kintu kizima na kimwe yakoze cyatuma ushobora kuvuga ngo ugiye kubakiraho uyu muntu izina yego gusa nyine yuko wagiye gusura Kazungu mu rugo mu gihe uri gutaha hagira umuntu mukubwira ngo umukobwa niba uzi ubwenge burane na Kazungu uyu munsi ari wa nyuma uwo mama wambwiye ko mwaganiriye ibiki icyo gihe byatumye akubwira ngo ese uyu muntu muri kumwe uramuzi nyuma yo kwabikubwiye ku kibonye kugaruka mukakomeza gukundana kugeza nubwo mupanze ubukwe oya nago nyuma y'uwo mama yuko abimbwira ambwira ngo uyu mugabo ikintu cyari cyo cyose akubwira ntukemere n'umwesikoro nago twongeye gukundana nago twakomezanyije kubera ko uwo munsi aribwo twari twapanze izo gahunda zose no mu yindi minsi iri imbere ariko nyuma yaho nabindi twapanze yego
ese umwe mugiye gukora ubukwe mbari umuzi ku buryo uvuga ati reka nkore ubukwe n'umuntu nzi kuko ugiye gukora ubukwe umuntu ugomba kubuza ababyeyi be famiye yiwe ndetse n'ibyo akora rimwe na rimwe ese avuka he yabayeho gute mbere yuko tumenyana wajyaje kuba wamubaza ibyo bintu ego yambwiye ko mama we ari i Burundi ariko akaba yaravukiye Musanze afite na sisita we Musanze ambwira ariko we ko papa we nawe afite ambwira ko yageze i Kigali akiri mutoya ngo none hatangira kuba mu buzima bwe yibana akiri mutoya ngo niyo mpamvu nyine atashaka umukobwa w'i Kigali ushaka bwa buzima buri hayi buri hejuru ngo kuko ashaka umuntu uzi ubuzima ariko mu by'ukuri ntabwo ari urukundo yankundaga ahubwo we yaranshakaga yashakaga kunyica ntabwo ari urukundo yego tuganira mbwiye ko hari igihe imvura yageze igwa muri kumwe araguherekeza ndetse ngo uramusezera ngo ugiye kumusezera gufata mu kiganza arabwira ngo reka dusezerane hano nge nawe aranagusoma aravuga ati nubwo yansomye ariko numvaga mwishimiye uyu munsi bihagaze gute kano kanya kuko nagize nakubazanga kabizi ko mwicanye mubishe kameze gute abantu benshi babitindaho uyu munsi bimeze bite rwose icyo kibazo mbaje narwo akagombye kukimbaza kabisa hari abantu babyanditse muri comment zongera tubarize uyu munsi ari kumva runo ameze gute umuntu wamusomye arimo arakurikiranwaho kwica abantu 14 barasomanye uko bimeze gute umunsi narahoze narahakarabye byarashize yego nta kimwaro ufite se cyangwa wumva ntabiguteshema ipfunwe ryinshi cyane n'ikimwaro n'agahinda kenshi hanyuma se seri hari ikintu umuntu nka kazungu n'agahinda hari ikintu wavuze ndetse nanjye kirantungura aho bamwe yavuze ati ese uyu mukobwa buriya yari ku rwego rwa kazungu wa mugani ukabona ko kazungu bundi yagushakaga iki ukabona ko uri umukobwa utuje ariko ubonye kazungu rwose nagiye mbona hari abakobwa bavuga ngo yengu uyu musore ni mwiza niko numvishe anaseka simbizi ibyo guseka neza byo ntabyo nabonye nabonye nyine muri comment tukatubaza uyu mukobwa wowe ubonaga gushaka iki mu byukuri nabonye aravuga ngo ubundi si umuhungu ko yari gukunda n'uyu mukobwa nepo gato yankukosore ntago ndi umugore we witegura kuba umugore we oya ntago ndi umugore we twigeze gukundana mu bihe byashize ariko ntago ndi umugore sinigeze mba umugore ase niyo mwaga muri kumwe mwicaye mu kabari nta nubwo wabikekaga hari ukuntu umuntu ukora ibikorwa bibi buri kanya bahaguruka ajya kwitaba utujeste tumwe na tumwe byibuze nta n'ibimenyetso wajya kubona ko uwo muntu koko yabakorana navuga ndeka mvuge imyuka mibi niko nabyita kuko ni indi myuka twize duhura mu kabari kuko ngiye ntago nywa inzoga nari namubwiye ni ngende umukristo ntago njya mu kabari shobora kujya mu kabari yigeze kubimbwira ariko twahuriraga ahantu kuri kantine hari bya bindi byoroshye nyine yego kubera ko mu kabari namubwiye ntago njya mu kabari nk'umuntu w'umukristo ndamutse njya mu kabari abantu bagasinda bagakubitana amavide bakankubita ivide kumva nyine byaba ari ikibazo ni bande bari bazi ko mukundana na kazungu cyose mugiye kubana agiye kukunungura mu magambo make oya hari abashiti banjye benshi nabiganirije kuri phone ariko kenshi kuri telefone hari nk'umuntu w'igatsibo hari ni benshi igo umuryango wanjye mukuru wanjye hanyuma mukuru wawe rero yumvishe ko hari umusore w'umwicanyi mwari mugiye kubana uyu munsi bo babifata gute ku muryango wawe ko wari ugiye kubana n'umuntu nkuriya bo ndakeka ni n'abakristo kundusha yego bo n'abakristo kundusha baransengeraga cyane kandi na n'uyu munsi baransengera ariko bo ndakeka ndibuka neza umuvandimwe wanjye mu kwezi kwa 7 kurangira gushyira kwa 8 yararahana ari gusenga baramubwira ngo Imana mu rugo mu muryango wacu dukuriyeho urupfu rwihuse ngo dikishije amarira ikuyeho amarira umvikaye ko kazungu ari we yari kwica birashoboka wenda nago mbizi ariko muri icyo gihe nari kumwe na kazungu ni nacyo gihe icyo gihe bamusengera nicyo gihe niko babimubwiye imyirondoro yiwe igaragara hariya ko yitwa Kazungu Deni ese wowe wari umuzi Kazungu Deni cyangwa arandi mazina wawe duhite duha abantu hari inyuma bavuge tubasubiriremo ngo barashaka kumubaza nta kibazo ntago nari muzi nka Kazungu mu by'ukuri njye nari umuzi nkandi duhura ku munsi wa mbere nanzi ko ari Mugisha turi ahantu kuri kantine mumenya ko ari Manzi noneho namusuye menya ko yitwa Seboro Rasta nese kuki utagiraga amakenga ati uyu musore mura numva amazina yahinduranya buri munsi nawe ugira amakenga ati ubunazabana nawe oya amakenga narayagize kuko ni nayo mpamvu nasubiye y'amakenga narayagize yego ni cyo kimenyetso kigaragaza ko wageze kwa Kazungu koko ndahaza ahantu yaratoye oya tubwire nk'ikintu cyari mu nzu ye mu nzu ye harimo ibintu byinshi ariko nta ntebe zo muri salo zazimo harimo intebe za plastike
hari harimo furati nini cyane, harimo akabati k'umweru k'ibirahure, harimo n'akandi kabati gasanzwe. uyu munsi arimo arakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Aramutse abaye nk'umwere uyu munsi waraje hano ukavuga yuko ngo yashatse kuba mwabana, akavuga ati rero nanisubiyeho ngiye Kazungu uyu munsi ngiye kuba umuntu mwiza, mwabana cyangwa wagira n'iki kibazo nyuma yo kumva ko yatashye? Kubana na Kazungu ubwo se izubuza ahantu riba, ibyo umbajije biri kure cyane nk'izuba cyangwa ukwezi. Yego, ariko njye simbizi ngo uyu munsi ngo atashye cyane ahita mva mu Rwanda. Yego, kubera ko ntabwo bishoboka, yakoze ibintu bibi cyane. Ibaza ariko nawe guteka umuntu muhuje amaraso ukaburya ibyo. Oya, ntabwo ariko babivuga, bavuga ko bavuze, ntabwo yagara ko bateka. Yarabyivugiye. We niko avuga? Aracyakurikiranwa ariko mu byo yemeye yarabyemeye. Ahubwo we bigaragaye ko urubanza rwa mbere utarujemo. Wakurikiye urubanza rwa mbere. Wowe wabyumvise gute? Yemeye ko yisha abantu, nawe yatetse nyine nawe yarabemeye. Yes. Muri kumuhakanira. Ku murongo wa kabiri rero hari abaturage bagishaka kugira icyo babaza uyu mukobwa. Reka nawe tubahe ijambo kugira ngo nabo bagire ibyo bibariza, n'uburenganzira bwabo. Twabahaye ijambo Banyarwanda. Murakoze. Ongerejwe kujya mikoro bizemo. Murakoze. Bibaye byiza ko bambonye umukobwa wakundanye na Kazungu. Aba nifuzaga kuba namubaza akabazo. Nkaba nifuza kuba namubaza akabazo ngira nti nk'umuntu bakundanye, umukobwa wari ufite umusore bakundana, yaba yaragiraga amatsiko yo kuba yamubaza ati ese ukora iki, akagira amatsiko yo kuba yamubaza akazi akora ku buryo kazabateza imbere mu gihe bari bafitanye gahunda yo kuzabana. Nkongera nkamubaza ni se nk'umukobwa ufite umusheri, hari igihe agira akabazo mu buzima akavuga ati nkeneye amafaranga runaka, reka mbe nabibwira inshuti yanjye y'umusore, hari amafaranga byibuze yaba yamufashaga mu buzima bwa buri munsi nk'umuntu bakundanaga? Reka gusubize nawe. Okay, ikibazo cya mbere yambajije ngo mbese naba narashoboye kumubaza akazi yakoraga. Yego, narakamubajije. Akubwira ko akora iki? Yambwiye ko abukinga, akora muri company, afite company akorera, ariko akorera abukinga guhuza abakiriya n'amahoteli, agatangayo n'abakozi, nyine bagatangayo n'abakozi mu mahoteli. Yego. Ikindi yambajije niba warajya kumwaka amafaranga akaba yayaguha. Oya, igihe twamaranye n'igiti ntabwo namwatse amafaranga. Yego. Seri, uyu munsi niki wicuza kuri uyu munsi rero kuba aramenyanye n'umuntu nkuriya? Uyu munsi wa mugana ufite navuga ipfunwe, kandi so yabikoze icyaha ni gatozi, ukaba wumva ko kuba umuntu mwakundanye yarakoraga ibikorwa nk'ibi. Niki kintu bumva wicuza nkawe nk'umuntu? Ntago byabura. Nicuza kuba naramenyanye na Kazungu, ndabyicuza cyane, nkumva biranambabaje, ariko nanone ikindi nubwo nicuza kuba naramenyanye nawe, ariko bituma numva shobora kujya nekereza mbere y'igihe. Yego, ni Imana yandinze, ariko binyereka ko ngomba kuzanya ngira amakenga no mu bundi buzima busanzwe. Yego. Reka turagushimiye cyane kandi ukomere, ntago ari isi yarangiye nyine. Icyo Imana yaduhishe no kureba mu mutima w'abantu, ukomeze wihangane kandi wumve ko ubutaha wa mugani ni isomo Imana yaguhaye, uzatuma uzajya ushishoza, cyangwa se twese dushishoza kugira tumenye abo tubana nawe. Urakoze cyane. Yego, nibyo, murakoze namwe. Ubwo na family n'abandi bantu baba hafi yanjye bose barambwira bati wabonye isomo ugomba kurigenderaho. Yego, ikindi gihe ntihazagira umuntu ugushuka uko yishakiye. Yego. Urekuye akagutwara umuvandimwe mukuru witwa Françoise, ariwe muntu wamureraga, kuko umukobwa nta bushobozi yari afite bwo kwishurira inzu, he no guhana byo ntarabishoboye. Mbere na mbere yatangiye avuga ati ubutabera budufashe, hari amafaranga yishe Françoise afite, ayo mafaranga twarayabuze, ushaka kugira ngo nyabone mbe nabonera ubutabera cyangwa se ibyo ngaburira abana. Ubu ngubu abana bagiye ku ishuri, nta minervari bafite, babuze uko bajya ku ishuri, nta myambaro yo kwambara, turi kurara
landlord ari kutwishyuza niko kumubona rero kwihangana biramunaniye murabibona abararize navuga nti nagahinda gusa komera mu buzima bibaho ariko ni inkuru y'agahinda. Gasaro TV.